Shalom, shalom, shalom bene data, shalom bakudo muri mwese, Yesu Kristo umwami wacu byose, nabane n'umwari wese, abamugisha, abagire neza, kubw'uno munsi mwiza, umunsi w'ikundiro, uno munsi cyumweru cya kabiri cy'umwaka mushya 2024, kwezi kwa mbere tariki 14. Tariki 14 ukwezi kwa mbere 2024. Nagira mbasuhuze mbikuye ku mutima. Yesu ashimwe, nkomeje kwifuriza buri muntu wese umwaka mwiza, ahari mu muryango, mu nshuti abavandimwe, umwami Yesu umwami wacu byose akomeze abane n'umwe, ahari aherereye akomeze abigenze neza. Kandi twishimira ko Imana yacu amahoro, Imana yazubuntu n'imbabazi byose igidukorera ibikwiriye kandi ikabidukora ku gihe uko biri. Uno munsi undi kubagezaho ikiganiro hano iwacu muri Cedar Rapids, Iowa. Dufite imbeho iteye ubwoba, harakonje biteye ubwoba. Turi muri minus cyangwa se munsi ya 0.17. Ku buryo twagiye tujyana ibibazo bya internet, ikiganiro cyanjye kibagezeho gitinze, ko kubera internet zagiye zigenda gake kubera ibirere bitameze neza. Amena. Yesu abamugisha muri mwese. Ariko ntabwo bituma ko tutakomeza ikiganiro aho bigenda kose, aho kigera hose ko tuba ku cyumweru cyagombye kuba cyatangiye, ariko byabaye ibibazo kubera ko twageze igihe kibi kuva ku munsi wa 4. Tumehe by'ubukonje bikaze, ibirere bimeze nabi, ariko byose niko biri. Ibyo byose niba muri rimwe yarembye, inyanja zisuma n'ibicu bigahinda, ibyo byose nibyerekana yuko Imana yacu idukunda. Inyanja nizisuma, ibicu bigahinda, ibyo nibyerekana yuko idukunda. Amena. Umva niyo tugeze muri bihe bya sino, byose ni iby'Imana yakoze, by'ibitaza by'Imana byerekana ko idukunda bitewe n'urwahantu umuntu ari. Amena. Ntabwo twe kwiganyira ngo tuvuge ngo bimeze nabi, biba bitugwa, ariko niko Imana barabipanze kandi ku rukundo rwayo. Amena. Uno munsi rero tajya tuganire, reka mbere ko tuganira tubanze dusenga Imana iturinze, kuko bene data kuva umwaka utangiye mu byumweru bibiri tumaze gutakaza inshuti abavandimwe benshi mu nzego zitandukanye, mu mpande zitandukanye z'isi, ariko byose Imana tujye tuyishima ko nta kibuza k'Imana ikomeza kwitwa Imana. Amina, haleluya. Niyo mpamvu kuno munsi rero mwiza tugomba kuba dushima Imana ibyo byose. Amen. Tugashima Imana uko biri, uko bihagaze, nta kuri twabigenza. Amina. Reka dusenga Imana, Imana icyubahiro. Mwami uhoraho Imana nyene ingabo, nyene ubutwaye n'ubushobozi, twangeze kumbira muri kano kakeza, turi gushimira bwane bazi ko tugira neza, turi gushima ko nutwitaho ijoro n'amanywa, ukaturinda amajya n'amaza. Mwami ibihe byose tujya tubaho niwe murinzi wacu, kuko waduhaisizana kujya umurinzi wacu ibihe byose. Mwami turi gushimira ko bwongeye kutubyura, tukaduha umwuka w'abazima, hano basa tukatuha umwuka w'abazima. Mwami nyiringabo, uko twakoze biza kurusha abandi, kandi sinuko turi beza kurusha abandi, oya habana mba, ahubwo dutunzwe neza yawe n'imbazi byawe kidoze ibihe byose. Shimwa rero nyagora ko ngo mushirwe hejuru no kuri Kristo, ubane n'umwe mware wese dusange muri kino kiganiro. Mwami reka tujye twino kwibukiranya, twatuza amagambo, ariko ngiyo dusome mu mirongo 200, mwabye dusaba gutekereza, tugatekereza ubwiza bwawe, tugatekereza ibyiza dukorera ibihe byose, nuhabwa icyubahiro. Reka umwuka w'abane natwe atuyobore muri byose, kandi aduhe kugira inyota yo gukora iby'ijambo ryawe. Mwami reka muka yera akomeze, Mwami afukura amariba Kristo, kugira ngo tugira tugere tunywe. Mwami dufite inyota yo kumenya ibyawe kandi twagenda mu kuri. Shimwa rero wewe amahanga, kabukoze tugire neza mu mpande z'isi, ubane n'umware wese. Twizeye kwa natwe mwanya wose tumare, no mwanya wose uri imbere Kristo, kubw'izina rya Yesu wewe watwambiye ku musaraba igorogota. Amen. Nshuti bakundwa rero ko nayo mbabwire, no munsi dufite ijambo rito nshaka ko tuganiraho, no kujya twibukiranya, kuko amagambo tuba tuyasoma buri munsi,
dufite bibiliya, buri wese atunze bibiliya mu nzu iwe, ariko tujya dukora ikintu kwibukiranya kugira ngo tujye tumenya ijambo ry'Imana, kugira ngo twumve ibyiza by'Imana, ibihe byose biva mu ijambo ryayo. Amina, haleluya. Kuri ni ijambo ryahumetswe nayo kandi ridufasha mu buzima, mu byo tunyuramo byose, uko bukeye uko bwije. Uno munsi nshaka ko dusangira amagambo make ari mu gitabo cy'imigani, ibice bitandatu. Igitabo cy'imigani ibice bitandatu. Turasoma kuva ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 11. Amina, haleluya. Ijambo nshaka ko dutangiramo no mwaka ni ijambo ryitwa iby'ubute, cyangwa se kugira ubute, kugira ubunebwe mu mubiri, kugira ubunebwe mu bintu. Amina. Icyumweru gishize ntabwo nabaje kubona ko twategura ikiganiro, ko nagize ikibazo kwa bino bihe nyine turimo. Nagezwe cyo gutegura ikiganiro, bitangira ikibazo cy'abavandimwe bari bagiye gutembera muri state ya Georgia, barimo batabagaruka hano muri state yacu Iowa, umujyi wa Cedar Rapids. Bahita telefona ko yagize accident, bari bamaze kugira ku mupaka wa Missouri na Iowa, ko bagomba gufasha kujya kubafasha. Imodoka bari barimo yari yangiritse, bituma nategura ikiganiro umunsi, kuko nagiye gitegura rwose tubona call ko bashaka ko baduha gufasha. Amina. Kandi nibyo ni miliyoni mirimo tuba tugomba gukora, gufasha abavandimwe bagize ibibazo. Ubwo bitafatinga ngombwa ko fata urugendo va hano muri Cedar Rapids njya muri Missouri, uruhande bari baherereyemo, ujya kubaha ubufasha, kubatabara. Urugendo rw'amasaha 5 kugenda no kugaruka. Nicyo cyatumye ntabona umwanya gategura ikiganiro cya mbere cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Ariko nta kibazo, niyo ni neza twakoze. Kandi bene data aho uri hose, mugenzi wawe, inshuti yawe nakwiyambaza cy'umufasha, uzajya ubikora ufite umwanya rwose, ufite uzajya ugerageza, kuko niyo mirimo yabera izatangwa, izerekanwa imbere y'Imana. Amina. Iryo jambo nashaka gushaka ubute. Tujya tugira ubute mu bintu byinshi. Ukumva aho wicaye ufite ubute, ukumva ibintu byose, ukumva sometimes ugize ubute, ukumva nta mbaraga ushizemo, kuva nta kanyarigabo. Ariko ubute burya ni ikintu kibi mu mibereho y'umwana w'umuntu, kuko ituma utagira kuri byinshi, ituma utagira ugera no gushiramo imbaraga iteka mu bintu byose. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ushakishanye umwete ngo niwe uzambona. Ushakishanye umwete, urumva, no kujya mu mirimo y'Uwiteka, ugakora ibisabwa n'Uwiteka, ugakora ugagira umwete. Ariko ntube umunyabute, kuko ubaye umunyabute ibintu bitabibi bindi bibazo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana dufite uno munsi ritugiye kuganira ku kintu bita ubute. Amina. Reka dusome mu izina rya Yesu ibice 6 mu migani, umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11. Reka kuri 6 dusome izina Yesu aravuga ngo, wa munyabute we sanga ikimonyo, witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Amina. Ngo wa munyabute we, ngo sanga ikimonyo. Amina. Ngo witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Ikimonyo turakizi, akantu k'akanyamaswa, kakamonyo, kuntu kajya gakora utuntu, kagahiga utuntu, kajya kugira ngo Imana avuga ngo genda ukitegereze urebe uko kigenza. Niki Imana duhaye urugero kubera ubute. Urokuntu gikora n'akantu n'akanyamaswa gato, sinzi ukuntu akageranya, ariko abazi kimonyo murakizi. Urebe uko gikora, uko cyubaka, uko kijya gishaka utwo kurya, kajya guhunika mu bihe byose, ugasanga gifite ibyo uzasanga mu gihe cy'imvura uzajya usanga ahantu cyanyuze. Tujya tubona nk'ahantu abana mu mike twajya dukora, ukajya ugenda aho byagiye ukabibona. Ariko Imana igitanze urugero ngo wa munyabute nawe ufite ubute, Imana ubwiye ngo hita uhaguruka usange ikimonyo urebe uko kigenza. Amina. Ngo kandi numara kubireba ugira ubwenge, urebe kuriya kuntu gikora, imikorere yacyo, kuntu kijya gishaka utuntu duke gitwara mu kanwa kawe kigiye guhunika, utuntu kavusoka kigiye gushaka utuntu kugira gihunike, gishaka utuntu kugira gihunike, utuntu duke dushoboka. Uturebye ubashe nko gifata, kwagifata
ntekereza ko no kutubona mu kanwa ka kono kidutwara biba bikomeye. Amina. Ariko ngo nukireba ngo kigutere kugira iki, kugira ubwenge. Umva ni ikintu gikomeye ngo ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja. Amina. Ntikigira umutware, ntabwo yegira umuntu ugitwara, cyangwa se igisonga ugihagarariye, cyangwa shebuja umuyobozi. Amina. Ariko biriya bintu byose kikabikora kidafite abo bayobozi bombi, kikamenya icyo igomba gukora, kamenya ko igomba gucukura ahantu igomba kuba, kikikora akobo cyangwa se umwobo aho igomba kuba, aho ibihe byose habwiye cy'imvura hagiye cy'izuba, kikamenya n'ukuntu kizahunikamo utuntu turya mu gihe cy'imvura, igihe cy'izuba cyama gifite ikintu gihanika. Umva kandi nta mutware n'umwe gifite. Amina. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja. Ariko tw'abana bacu dufite abayobozi bo mu nzego zose batuyobora mu buryo bwose, mu buzima busanzwe bwo muri sosiyete cyangwa se mu mibane n'abandi, dufite mu matorero, tuba dufite abayobozi mu nzego nyinshi. Amina. Ariko gihunika ibiryo byacyo muki. Icyo kimonyo iyo bigeze mu gihe cy'iki gishakisha ibiryo uko bigenda kose. Niyo mpamvu n'ubu umuntu abakuza ko tukira abana twajya tunabikurikira, tukabishwanya, twakora intambara nabyo, abana murabizi by'ubwana. Ariko ngo igihe cy'iki kijya cyishakira kigahunika ibyo kurya. Amina. Gihunika ibyo kurya. Ubwo kiba kiri guhunika ibyo kurya bya ryari, icya gihe rizaba ryarangiye, haje igihe cy'itumba, igihe cy'imvura nyinshi, kikagira kizabona ibyo gikoresha. Kuko kujya hanze abikomeye ni nkatwe bino bihe nuko tutakora nko dufite ari iterambere, dufite amamodoka. Ako kujya hanze mu gihe cy'imbeho nk'ubu ngubu aba ari ibibazo. Hari gusanga udafite utuntu mu nzu bikubana ikibazo kujya ku isoko nk'iyo udafite imodoka, cyangwa se niyo modoka yaba ihari ugasanga no kugenda ni ikibazo. Kuko wa gatanu kugenda hano byari ikibazo, kubera sine yari hano hanze ari mirimo, byari biteye ubwoba. Ejo byageza udashobora kubona n'umuntu imbere yawe, irimo iguruka mu kirere, udashobora kubona ahantu imbere. Ibaze udafite ibiryo mu nzu, bitari ikibazo. Amina. Ngo kandi mwisarura kikishakira ibigitunga. Mwisarura kijya kigenda amasambu y'abantu, tukagitata ibintu bari mu sambu cyangwa ahantu hose, ngigashaka ibintu bigitunga. Wumve wa munyabute, wumve ikintu Imana yaguhayeho, urugero ikimonyo, wumve ibintu gikora. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe. Aho Imana igahita ikubaza, wa munyabutewe uzasinzira ugeze ryari. Hari umwarimu twari dufite witabye Imana mu myaka yarangiye, mu myaka ishize itari mike, yatwigisha muri primaire, benshi baramuzi, irukomo hariya Rukoma ya mbere mu mwaka wa 6. Niwe ajya tubwira ngo iby'idangare bijya biribwa ibona. Iyo urangaye ibintu biragukomerana. Amen. Uzasinzira ugeze ryari. Ngo kandi akanatubwira ngo iyo usinziye cyane ngo ujya wimbura iki, ngo wimbura ingonera. Amina. Urumva ibyo ni ibijyanye n'iri jambo ry'Imana. Nabyo yarakubaza ngo wa munyabute uzasinzira ugeze ryari. Usanga hari generation cyangwa se urubyiruko, cyangwa se nako usanga ntibashaka gukora ngo babeho, ugasanga biteza ibibazo. Hano muri Amerika hari abantu usanga badashaka gukora ubuzi, ugasanga abasore iki, ugasanga bihaye ubuzima bubi, akagira ubuzima bubi kubera iki, gukunda kwiryamira. Turi muri Amerika, ibintu bimeze neza, ariko mwene data uba urimo wikorera nabi. Kora ugira aho wigeza, ugira utwuhunika, ugira utwubitse nka kimonyo mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Hari ahantu hajya ibihe bya winter, cyangwa se ndaka ibindi bihe bikomeye bitandukanye, ibihe by'ubukonje hano, ugasanga abantu bashaka kumara nk'icyumweru batagiye mu kazi. Bijyaye baho abanyeshuri, ugasanga amaze ibyumweru batiga, n'abantu bakora ubuzi ugasanga ni ibibazo. Ubwo nibuza nta kantu wahunitse kari ahantu, renti ntabwo ziri buhagarare. Ntitukagire ubute ko ibihe by'ubukonje ugiye mu kiringiti rwose ukaryama no kubyuka ibi kibazo. Ntitukagire ubute mu bintu. Amena. Uzakanguka ryari. Utihenga sinzire gato niwe ture kanzinya, kandi nipfunyapfunye
nsinzire. Ugasanga umwana w'umusore cyangwa se yaba umugabo cyangwa yaba umugore, ni muri generation zose, ni mu ngeri zose, hari abantu usanga badashaka gukora, yaba ari umugabo ugasanga ntashaka kwibera aho ngaho yikora ibintu bidasobanutse, cyangwa se umugore akayabwira umugabo se shaka gukora, cyangwa se umwana w'umukobwa w'umusore ugasanga ntibashaka gukora, nantu bashaka mu tuntu tudutsape, yambaye ipantaro yasokoje, ariko niba utari gukora ngugira icyo uhunika mwene data, usanga ari ikibazo biteye ubwoba. Nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Amina. Iyo ukomeje kwa mubwo buzima bwo kuba ukaba umunyabute, ntushake gukora, bijya bibaho hano, ugasanga umuntu afite imbaraga, arakuze, n'umugabo cyangwa se n'umugore, umusore, ugasanga ukumva ngo nabuze rent yo kwishura. Amina. Ugasanga nabuze rent yo kwishura, kandi ntiwigeze urwara, ntiwigeze ugira ikibazo na kimwe. Kubera iki? Wakize ubute gusa, ugahanga kujya gukora, ufite imbaraga. Mugihe uzi kino ijambo ry'Imana tubwira ngo yewe wa musore, koresha ubusore bwawe neza, koresha nyabu nakora, bije muri ngo kora ugifite imbaraga, ko ngo hari igihe kizagera wifuze gukora bitagishoboka. Ni cya gihe wabaye wa musaza cyangwa se wa muzehe usogenda ku kabando kamwe kimisi. Amen. Ukumva ashaka kana njyaho ugatanga vanga yana nifite imbaraga ngumba ngiye gukora nanjye nk'abandi, kandi ya myaka wanze gukora. Kubera iki? Waragiye urisinzirira. Ubu munyabute cyamo kiringiti uripfunyapfu yatireka nsinzire gato. Ni nkuko rero n'ijambo ry'Imana, no mu ijambo ry'Imana bene data, ubwo ni nko mu buzima, ariko no mu ijambo ry'Imana hano harimo n'isomo mu ijambo ry'Imana, ntitukaba abanyabute mu ijambo ry'Imana. Uko biri kose, situation irimo yose, ntubu umunyabute, ntucike intege, ko burya no gucika intege nibyo itabizana kuba umunyabute. Uhita umunyabute iyo ucitse intege mu kintu iki cyangwa se kiri. Amina. Ntitugacika intege ngo twabanyabute. N'ijambo ry'Imana twamaze kubyumva mu ntangiriro ko n'Imana yavuze ngo abayishakishanye umwete niyo bazayibona. Amina. Kuko nugukora ntukabo umunyabute. No mu by'ijambo ry'Imana ntitukabanyabute ngo tubone ngo ubwo bimeze bitya, ngo reka niryamire ngo nubundi ngo byararangiye. Kumva hari mvuga ngo reka mfe kujayo, ngo reka mfe ukora utya, reka mfe, ukumva ngo reka mfe, reka. Ubwo ni ibintu birimo bikuzanira ubute, ukumva nta courage ufite, ukumva nta kabaraga k'icyo kintu ufite. Amena. Bene datangira bati uyu mwaka wa 2024 reka dutangire, ndagira numva umuntu wari we wese bene data aho uri hose, ntihagire ubute, ntukagire ubute mu kintu na kimwe, haba mu mirimo ukora ntukagire ubute, uko biri kose genda ukore, haba mu nzu y'Imana cyangwa se umurimo w'Imana ntukagire ubute mwene data. Uko situation waba urimo iyo ari yo yose, situation waba urimo yose, ntucike intege, ntugire ubute, ko nucika intege uzabugize nibyo bite kuzanira ubute. Ukumva ntushaka no gusohoka mu nzu, kuvushaka kuba wicariye wiryoheye, ufata ubushuye bwo mu mazu, ibindi nk'ibyo. Kubera iki? Wamaze kugira ubute bw'ikintu. Reka dusabe Imana iduha imbaraga, situation yose tubamo iyo ariyo yose, uko bimeze kose, Imana igiduha imbaraga, iturinde ubwo bute, iturinde ubwo bute, tumenye icyo tugomba gukora. Kuko no mu ijambo ry'Imana iyo tugiye hariya turimo dushaka Imana, hari ibintu cyangwa se aho tuntu tuba turimo tuvanayo tuza kubika ahantu. Ni mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye bene data nitutagira ubute ngo hari igihe kizagera ngo tuzatungwe. Mu ijambo ry'Imana ngo tuzatungwe ngo nicyo ngo twakiriye mugakiza kiriya wakirekera, hari igihe ngo kizagera ijambo ry'Imana ribure usanga utunzwe na cya kindi wabitse. Ni mpamvu kutagira ubute mu by'Imana nabyo ni ibintu by'ingirakamaro, kuko ugenda ufata amagambo, ugenda ugira amagambo cyangwa wasa ugira ibintu byinshi ugenda ubika bizakubanira muri bya bihe bizaza. Amena. Bizagutunga mu minsi iri imbere, witeganiriza bimwe bango akabando k'iminsi. Burya n'ijambo ry'Imana bene data
tujya dukuramo icyo bita, tujya duteganyamo icyo bita akabando k'iminsi. Nk'uko nukora cyane ntumunyabute, kari akantu uri mubika n'akabando k'iminsi. Nugera muri bya bihe uzajya ubata no ufite $1 n'akabando k'iminsi. No mu ijambo ry'Imana iyo dufata ibintu tugenda tubika, dushira mu mitima yacu, n'akabando k'iminsi muri bya bihe biri imbere bigiye kuza. Imana idufashe, Imana ifashe, Imana igufashe, twembi hamwe Imana idufashe, iduhe imbaraga, iduhe gutunga mu bubiko icyo bita akabando k'iminsi. Ntitube abanyabute, dukore igihe k'igihari, dukore tugifite imbaraga kugira dutegure ka kabando k'iminsi kari mu minsi iri imbere izaza. Imbere haba hakomeye kuko hari bikomeye byinshi bene data bidutegereje. Abagifite ibihe byo kuba mu buryo bw'umubiri bazabona byinshi, ukari kuza ibintu byinshi. Udafite ikintu wabitse, utigeze umunyabute, ukagira ikintu wabitse kizagutunga muri biriya bihe birimo biratwegereza. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Mwakomeze utubere mwiza. Turacyari mu kwezi kwa mbere, dushima Imana ku byidukorera, ku byo yadukoreye. Nukuri umwaka uracyari mu bisi, reka umwaka Imana ikomeze udutegurire, tuzabonemo byinshi. Yani ariko igikomeye dusaba Imana iturindire ubugingo muri byose, kandi izabikora. Niyo yabivuze, niyo yatanze iryo sezerano. Shalom, shalom. Ubwo na mu cyumweru gitaha. Imana